indahiro se ntimwazishe mwarazishe indahiro zigiye kubakoza isoni utinyuka umuntu nkawe urahire ngo ntago uzashaka undi mugore wa kabiri ejo bundi ubivemo hanyuma ufate na Bibiliya uza n'ingingo zo muri Bibiliya uvuge ngo muzatandukanwa n'urupfu indahiro zirabahemuje none washatse undi mugabo washatse undi mugore n'abandi muri mu nzira ngo muzashaka abagabo babiri n'abagore babiri abakozi b'Imana mwataye indahiro ndibuka rimwe abakozi b'Imana barahira ahantu hamwe mu bintu barahiye baravuze ngo nta nubwo tuzazimya umwuka wera ariko nibutse mu minsi itambutse ukuntu mwarwanyije abahanuzi bajya guhanura mukabahiga bajya guhanura mukabakubita ku munwa bajya kuhanura mukabirukana bajya guhanura mukabazimya indahiro mwazisubiyemo indahiro umusivire utindahiro yagiranye na Kristo kubera akabizu kagukure ku ndahiro gukora ku mabere y'abakobwa bigukure ku ndahiro gukabakaba abagore bigukure ku ndahiro amabuno y'abagore agenda bazunguza hano mu muhanda agukure ku ndahiro amaguru ngo yabo meza guvane ku ndahiro ishinya ngo y'umukari gukure ku ndahiro ngo bareba neza bigukure ku ndahiro. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Turashimira Imana iduhaye iki gitondo cy'umugisha kandi cy'umumaro kugira ngo twunguke iby'ubwenge. Ubushize twari twaganiriye turi kuvuga ku musirikare wa Kristo, ndi gukoresha ingero rero zo ku musirikare usanzwe. Hanyuma twari twarangije episode ya mbere nibanze ku kintu bita urukundo abasirikare bagira, nibanda ku kuntu bagira ishyaka ryo kujya kwiyandikisha nyine kugira ngo bajya mu gisirikare. Uyu munsi ndashaka tuvuge ku ndahiro. Uyu munsi turavuga ku ndahiro, ni ibintu byose biranga umusirikare bitangira ku musirikare, kandi ndi gushaka kubabwira umusirikare wa Kristo. Twasomye rero ijambo ry'Imana ubushize, twarebye mu gitabo cya Timoteyo cya 2, tureba mu bice byaho 2 umurongo waho wa 4. Twahasomye ijambo rivuga ngo nta muntu wakishyira mu by'ubu bugingo ngo bakinejeje bamwandikiye igisirikare. Bishatse kuvuga ngo igisirikare muri Bibiliya kirimo kandi kiremewe. Niyo mpamvu rero twasanze turi abasirikare ba Yesu, twasobanuye ko tutari abasivile ba Yesu. Hanyuma rero Ukuri mbanje gusuhuza abasirikare ba Kristo aho muri hose, kandi ndasuhuza n'abasirikare basanzwe mu izina rya Yesu. Ndabasuhuza abantu bose b'inshuti zanjye mu nkurikiye, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Njya mvuga ibinyoroheye nshoboye no kuvuga, nkavuga ngo abari mu Rwanda no mu mahanga. Nawe wiyumvemo mu gihugu urimo, wiyumvemo ko nagushuhuje. Nubwo ntavuze igihugu tuyemo cyane ko nta nabimenya, ntago nabasha kubimenya no kubivuga byose ngo mbisubiremo. No mu bihugu by'abaturanyi, abarundi, abakongomani, abatanzania no muri Kenya, ndetse n'abandi bose mu bihugu bitandukanye ndabashuhuje cyane. Kandi nkomeje gusuhuza abashinzwe umutekano n'ubundi, abo ni abapolisi, hari ababa bari ku mipaka ndabizi ko mudukurikirana, hari n'abandi bari muri uyu mujyi wa Kigali, hari n'abandi bari mu bihugu bitandukanye babasha kunkurikirana. Kandi ndasuhuza n'abasirikare aho muri hose, abari mu ishyamba rya Nyungwe, hari n'abandi bari ahantu hatandukanye muri iki gihugu, hari n'abandi basirikare bari mu bihugu bitandukanye n'abagiye mu butumwa bw'amahoro. Ndabizi ko mu nkurikirana muri benshi. Umuntu wese witwa ushinzwe umutekano, abasirikare n'abapolisi, turabakunda kandi turabazirikana, duha agaciro ibyo mukora. Hanyuma narababwiye ngo muzajya murwanisha imbunda, turwanishe Bibiliya. Icyo nzi nuko Imana ya Isiraheli izatubera amaboko, mukomeze mucungirwe umutekano n'ijuru. Hanyuma rero turi ku cyigisho cyitwa umusirikare wa Kristo. Uyu munsi tugeze kuri episode ya 2. Tugiye kureba ijambo ry'Imana riri mu gitabo mu rwandiko rwa 2. N'urwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Timoteyo mu bice byaho 3. Uyu munsi turavuga ku ndahiro y'abasirikare, tuvuge no ku ndahiro abakozi b'Imana twagiranye na Kristo. Ariko wehoho wakurikije neza inyigisho zanjye n'ingeso zanjye n'imigambi no kwizera
no kwiyumanganya n'urukundo no kwihangana no kurenganywa kenshi no kubabazwa kenshi n'ibyambereye muri Antiyokiya no muri Ekoniyo no muri Rustira nibyo nihanganiye byose ndenganywa nyamara umwami wacu akabinkiza byose. Icyakora n'ubundi abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazarenganywa, kandi abantu babi n'abiyita uko batari bazarushaho kuba babi bazarushaho kuba babi bakayobywa, ariko wehoho ugume mu byo wize ukabyizezwa, kuko uzi uwakwigishije kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo. Amena. Izi mpuguro dukomeje kwifashisha ni impuguro z'umugabo witwa Timoteyo, nizo yagendaga arimo arahugurwa na Pawulo. Izi mpuguro ni za Pawulo yahuguraga Timoteyo hariya mu rwandiko rwa 2 Timoteyo yanditse. Hanyuma uyu munsi tugeze ku cyitwa indahiro ya gisirikare, kurahira. Mureke mbabwire, turi ku cyigisho kivuga ku musirikare wa Kristo, turi kuvuga ku cyitwa umusirikare wa Kristo. Twarebye ukuntu umusirikare iyo yahuye n'ikibazo yishakira igisubizo akoresheje ikosi yagiyeho, akoresheje inama yagiriwe n'uwamukoresheje ikosi, kandi akoresheje amategeko y'igihugu cyamuhaye akazi. Twarabibonye, twabonye ukuntu umunezero w'umusirikare ari ukubona ibendera ry'igihugu cye rizamutse. Twarabibonye. Burya hari ibintu bakora bagakoreshwa n'indahiro, hari n'ibindi bakora bagakoreshwa n'urukundo. Hari ibintu bakoreshwa n'indahiro barahiye igihe barahiraga bajya mu gisirikare. Burya nta kintu kitagira indahiro, iyo hatabaye indahiro habaho amasezerano, ariko ndashaka mvuge ku ndahiro ya gisirikare. Nubwo barahira ntahari, ntago mbizi, nshobora kubikeka, ariko reka nivugira indahiro y'iki gisirikare cyacu. Iki gisirikare cyacu gifite indahiro, kandi iki gisirikare cyacu gifite indahiro tuba twararahijwe na Kristo, kandi tukabyatuza umutima, tukabyatuza akanwa, tukabyatuza n'ibikorwa. Ntago twapfuye kuza, hari ibintu twarahiye. Nubwo ntibuka indahiro abapasiteri bakoresha, ariko mu bintu bajya barahira abapasiteri, abantu bafite ariko n'abana ariko batimikiwe mu gishanga. Ubundi hari abantu bimikiwe mu gishanga, hari abimikiwe kuri telefone, hari abimikiwe muri hoteli, hari abimikiwe muri resitora. Abantu bafite ahantu bagiye bimikirwa, ntabwo abakozi bose mwimitswe n'Imana. Namwe kandi murabizi, kuko hari n'umuntu ureba akavuga ngo nge ndi pasiteri, ukibaza uwamuhaye ubupasiteri ukavuga utegwa nyine wariyeranje mbese, kuko umuntu ubundi wahawe ubupasiteri n'inshingano niyo umurebye uramumenya, si ukukubeshya. Ariko hari n'umuntu muganira yakubwira ngo ni pasiteri ukabura aho ukwirwa. Tuzabireba ukuntu nyine abantu bishyizeho amapeti n'amagrade bidashoboka bitanakunda. Ariko uyu munsi ndashaka mvuga indahiro abakozi b'Imana bajya barahira, bakarahira bari imbere y'Imana ko bemeye kuyikorera. Iyo barahiye mu bintu abantu abapasiteri numvise barahira, nuko iyo mubwiye ngo kwimuka tujye kujyana kuri uyu mudugudu, nta kintu arenzaho, bameze nk'abasirikare. Ejo ubona ari Kacyiru, ejo ukabona ari Nyamirambo, ejo kumva ngo yagiye hehe. Baragenda kandi kwimuka ntago bajya bagira icyo barenzaho, kandi iyo bagiye ntago bajyana n'abana babo burya bose. Nese ugira ngo iyo bamwimuye ajya kuvuga ngo ntimwabinteguje.
Hari igihe kimwe rero nari ndahantu mu kigo cya gisirikare kera ndi umwana, ntago nari umwana cyane ariko nari muto. Aho hantu rero nari ndi turyamye ninjoro, ni kera. Ubwo nahagiye kubera impamvu, nababwiye ko hari impamvu ebyiri nakundiye abasirikare, imwe yo sinayibabwira niyanjye n'umutima wanjye, ariko iya kabiri nabakunze nuko nabasomye hano muri Bibiliya, nagiye nsoma ibitendo by'abasirikare, ariko iyo mbahishe niyo yatumye mbakunda, kandi ntabwo ari mbi. Nuko kuvuga ukayamarira rimwe ukazabura ayo uvuga ejo ari amakosa, ntabwo ari mabi. Ariko umunsi twari turyamye nka saa 9 z'ijoro, saa 9 z'ijoro twari turyamye, tugiye twumva umuntu aravuze ngo mufunge mizigo, mufunge mizigo. Mbazo twari kumwe ni none se mufunge mizigo, inubwo ni ibiki? Ngo ubwo nyine turimutse, ubwo nyine turagiye, ubwo ni ukwimuka. Mureke mbabwire, ndashaka kubabwira indahiro yo mu gisirikare. Hari ibintu baba bararahiriye, hari ibintu badateguza. Iyo bavuze ngo funga mizigo, ubwo baba bakubwiye ngo hitugira vuba mugiye kwimuka. Ntushobora kujya imbere ya fande ngo none se ngo kumbwiye kwimuka kandi hano mu gasantere hari ahantu ni narabonye ikibanza narakiguze. Ntabwo iryo jambo rivuga uhita ufunga mizigo. Ntushobora kumubwira uti none se ko hari umucuruzi nari naragurije 100,000 waretse nkajya kumubwira ko nimutse. Ibyo birakureba, uhita ufunga mizigo, nicyo baba bakubwiye. Nta nubwo ushaka kumubwira ngo aha hantu twimukiye se ko hari umukobwa nari narahakunze nashakaga ko tuzabana ko ari fiancé wanjye, wambabare nkajya kumusezera, ndakurahiye. Baba babyita funga mizigo nyine. Ubwo ni funga mizigo, funga mizigo ni funga mizigo. Iyo umupasiteri rero bamwimuye, usibye ko nk'abo bose bimukiwe mu gishaka ngana bimukiwe mu mahoteli, hari abo bimura ati ntaho njya mu ngumisha, byabana ngombwa agahatanga akantu. Hari abapasiteri bagiye batanga utuntu ngo n'utuntu niko batwita, ntimuzankura aha cyangwa muzanzana hagatanga ahantu. Uwo si umusirikare, ni umusivili. Kandi ntago twigeze dusoma havuga umusivili wa Kristo, ni umusirikare wa Kristo wenyine. Hari indahiro rero, burya hari ibintu baba bararahiye, niyo mpamvu bababwira gutyo bati funga mizigo, agahita afunga mizigo, nta kunegosiye. Ubundi mureke mbabwire, nta musirikare ujya unegosiya na fande. Iki na fande yavuze kiba ari icyo, kandi ntushobora no kukambya impanga ngo mwereka ko utishimye nka bya bindi byanyu mwigize byo kuba abasivile, byo kwigira abasivile. Iyo fanda mubwiye ikintu ahita muva imbere nyine akubita isaruti akagenda agiye kubishyira mu bikorwa, ibindi akabizana nyuma. Ariko iyumviye fande ntabwo ari nka bya bintu byanyu usanga Imana ikubwira ngo jya kunkorera ngo afite inkweto imwe, jya kunkorera ntati icyo mpaye, jya kunkorera ariko umwana wanjye ararwaye, imba arwaye se wamujyanye kwa muganga wavayo ukajya kumukorera. Jya kunkorera. Umugabo yarabimbujije ariko ndabakunda cyane. Reka mbabwire, nzabasomera ahantu nabonye Yesu yabwiraga abasirikare be. Haleluya. Aravuga ngo umuntu nkurikira akemera kunkorera, ntiyange se, ntiyange nyina, ntiyange abana be, ntiyiyange, ntago uwo nguwo azankurikira. Uri waboneho umugore Imana imubwira ngo ajya gukorera Imana ngo umutware. Ariko we umutware, rega abagabo bararutana. Afande Jesus se hari umugabo wamuhiga, nabo barabizi. Ndi ku ijambo ryitwa indahiro. Umugabo wanjye ntabishaka. Umutware yambwiye ko adakunda ko nsenga, ariko Mana we, nimba hari ikintu kibi ni ukuba umusivile kandi uri umukirisitu. Kuba umusivile uri umukirisitu ni bibi we. Mana nuko yihangana. Umutware wanjye ntabikunda, yambwiye ko adashaka ko nsenga. Ese umugabo we ko abona uburenganzira bwo kwirirwa atera inda, akabona uburenganzira bwo kunywa iza yose, akayanywa akayamara na minerivare akazibura, ni gute ubura uburenganzira bwo gusenga? Komeza ujya wirirwa yibwira ngo umutware, umutware, umutware. N'abatware ni ukuri mpora mbibigisha ko ari abatware, ariko abagabo bararutana.
Yesu nawe ati umuntu ushaka kunkurikira ntiyanga abana be n'umugabo ntabwo azaba uwanjye. Kubanga ni gute? Ntabwo ari ukwanga kubatekera, si ukwanga kubagandukira, si ukwanga kubatunganyiriza, ariko hari ukuntu mudahuza mu bitekerezo. Nk'ubu kera umugabo wanjye yarambwiraga ati ndavuze ngo nyura hano, Imana nayo yazi ikambwira iti ndavuze ngo ca ahangaha. Sawa rero, Imana iti ndavuze ngo jya kunkorera, umugabo ati ndavuze ngo nturenga hano. Nangije nanjye nkagenda nkabwira Imana ngo umutware, erega nyigisha ibyonzi, ni umutware yambujije. Imana irambwira ngo uzahitemo umugabo wawe cyangwa umpitemo. Ubwo ikintu yarimbwiye se, yarimbwiye ngo ujye ugenda ukora ibintu byose byo mu rugo bikwiriye bishoboka, numara kubikora ufata inzira ujya kunkorera. Nibyo kumbwira ngo bakubujije, mpitamo cyangwa umuhitemo. Iyo nibeshya nkamuhitamo wenyine, nkayibwira nti mama shene ajya kunkorera umutware, mbwira hanaha nti umutware rega reka nkubwire n'ubu simba nkora ku munwa, simba nkora ku munwa, mba narazezenge, mba ndirizezenge, mba biba byarancanze, biba byaranyobeye. Ariko kuko nakoreye umutware nkakorera n'uriya mugabo witwa Jesus, afande Jesus, niyo mpamvu mbona nkibasha gukora ku munwa, niyo mpamvu mba mu nzu nishyuye, niyo mpamvu abana banjye biga kandi baziga baniyongeze, niyo mpamvu ubona nambara, niyo mpamvu ubona mfite amavuta. Iyo nibeshya nkigera najya nka kumwe wigize najyo, uzi ubona najyo mugira, ubona najyo burya ni ubusivili. Indahiro, hari indahiro nubwo ntazinzi indahiro ya gisirikare, ariko iyo nyihuje n'iyi ndahiro Yesu yarahije, ntabwo ushaka kuryigisha muri iki cyiciro. Yesu ati umuntu ushaka kunkurikira ntiyange se, ntiyange mama nyina, ntiyange abavandimwe, ntiyange abana, ntiyange umugore. Iyo akubwiye kwanga so, aba akubwiye ngo nawe ubwawe ugomba kwiyanga. Umuntu ushaka ko wiyanga kugira ngo umukurikire, uba wamaze kuva ku ikosi. Umuntu ushaka kumukurikirana yiyange. Ndashaka kuvuga ku kintu bita indahiro. Hari indahiro twagiranye n'Imana. Mureke mbabwire, tuza gukizwa twaje twigenza kandi tuza gukizwa ntago, reka nkubwire, twaje n'ubwenge bwacu, tuza n'ibitekerezo byacu, twaje twizanye. Reka nkubwire, ujya gukizwa, ujya gukizwa niwe wandikiye pasiteri, uramubwira uti ndashaka gukizwa, uramubwira ngo ndashaka kubatizwa, ndashaka kujya muri korari, urakora, ugaragaza umuhamagaro wawe, urabyiyemeza. Reka nkubwire, kuko uvuze ko utari ubizi se wambwira ko baguteye urushinge, wabatijwe utabyumva. Hari indahiro twarahiye. Ariko Pawulo abwira amagambo meza Timoteyo, aravuga ngo ni wowe wamenye ibyo nageragejwe byose, ngo kandi wamenye imibabaro yose n'intambara no gutukwa, ni wowe wabimenye. Ariko aramubwira ngo uzamfashe kwihanganira imibabaro. Ndashaka mvuga indahiro, kandi reka nkubwire, ntuzivuguruze ku cyo warahiye naho cyakugirira nabi. Indahiro abasirikare bagira. Burya hari ikintu ashaka gukora akibuka ko yarahiye ko atazahemukira igihugu. Burya hari n'igihe ashobora kugera hagati akabona ko hari imishinga iri gupfa, akibuka isezerano yarahiye. Yego, indahiro ituma hari ibintu byinshi badakora ku bw'indahiro. Ariko abakozi b'Imana mwataye indahiro. Abakozi b'Imana mwataye indahiro. Ndibuka rimwe abakozi b'Imana barahira ahantu hamwe, mu bintu barahiye baravuze ngo nta nubwo tuzazimya umwuka wera. Ariko nibutse mu minsi itambutse ukuntu mwarwanyije abahanuzi, bajya guhanura mukabahiga, bajya guhanura mukabakubita ku munwa, bajya guhanura mukabirukana, bajya guhanura mukabazimya. Indahiro mwazisubiyemo. Indahiro burya bararahiye. Barahiye ko bazaba mu nyungu z'igihugu, batazaba mu nyungu z'abana babo bonyine. Barahiye ko bazaba mu nyungu z'igihugu muri rusange. Baba bararahiye. Yego, niyo mpamvu umwana ashobora kurwara ariko ntajye kumureba,
bitewe n'impamvu y'akazi arimo. Yego ashobora rwose gupfusha umuntu muri famiye kubera yaba ari ku kazi ntajye kumushyingura. Burya Yesu yari afandi, ntabwo ari umusivili. Hari uwamwatse uruhushya ati rwose hari umuntu twapfushije mpaga hushya njya gushyingura. Yesu aravuga ngo reka abapfu bajya guhambwa mbabapfu. Ugira ngo Yesu yari umusivili? Bura nimba hari abantu twubaha abantu bapfushije. Umuntu utaha uruhushya umuntu wapfushije sinzi ukuntu yabasa. Ariko ukuntu Yesu aho yari yarakoreye ikosi si Nyabihanga se nyine ntuhazi. Yakoreye ikosi Nyabihanga, yakoreye Yesu yakoze ikosi witonde. Yararikoze. Yaravuga ati nimureka abapfu bajye guhamba abapfu babo. Ibaze koko uri boss ukabwira umukozi wawe gutyo bagutera amabuye, ntago wabivuga. Ni ikikwereka ko Yesu atari umusivili ngo mureka abapfu bajye guhamba abapfu babo bene wabo. Hari indahiro rero, ariko abakozi b'Imana bataye indahiro. Uzi umukozi w'Imana wahagazaga akarahira akavuga ukuntu aje gukorera Imana, aje no gukorera itorero, akarahira twese twicaye. Mu minsi mike wamubona ukabona ngo yanditse urwandiko rwo gusezera. Ye data we, abo babita badezata bagiye batorotse igisirikare. Kandi umuntu wagiye atorotse igisirikare atangira kubaho yihishe, kuko iyo bamufashe bamusubizamo kw'imbaraga bakanamufunga bakamuhana. Ugenda uhagarara urahire, uvuga ukuntu wemeye kuba pasiteri, wemeye no kuba umushumba, urahire ngo imbere y'Imana, urahire ufashe Bibiliya. Ejo bundi wongere wandike urwandiko ngo rwo gusezera ku kazi ngo byakunaniye, ubwo uri dezata. Dezata ni umuntu wagiye atorotse igisirikare adasezerewe. Demobe ni usezererwa, kandi iyo wasezerewe leta ibifite no kuguha indi mirimo kuko bagusezerera kubera impamvu zitaguturutseho. Bakaba rero bagusezerera ku manywa y'inhangu bakaguha n'imperekeza. Mwandika amabaruwa. Uzi dezata dufite mu itorero, mwanditse amabaruwa ngo byabananiye. Mwandika amabaruwa murasezera igisirikare mwiyemeje mwarasezeye. Uza abantu buzuye muri uyu mujyi, uza abantu basezeye mu makorari, uza abantu basezeye mu budiyakoni mwarasezeye. Za dezata ba dezata, haleluya. Nta kibazo Kristo aracyahari. Umuntu ugihumeka wese haba hakiri ibyiringiro. Nubwo muri ba dezata nta kibazo mushobora kukigarukamo byakunda bakabasubiza ku ikosi. Mwabaye ba dezata muradezatinga. Wandikiye korari uvuga ngo umuriro uri kukugurumanamo wo gukorera Imana, none ujya kuyisezera n'ibiki byawe byakugurumanyemo n'amazi. Uri dezata. Indahiro mwarahiye. Abantu mwararahiye uti nzaba perezida wa korari, urarahira. Ugeze hagati batangira kugucanga ba bene wacu nyine, uti mu mpemba ngahe, urongera utereka nandike sezere. Uri dezata. Indahiro mwazivuyeho, mwarivuguruje indahiro. Yego. Mwararahiye. Mwararahiye ba bishop murarahira. Kandi ikintu kimbabaza nuko bamwe ibyo murahira atari byo mukora. Ko mwarahiye ko muzaba mu nyungu z'Imana mukaba mwarabaye mu nyungu zanyu. Mwebwe murashaka kuyobora itorero muri ku mibare. Uyu mwaka nzaba nguze igipangu cyanjye, sawa? Mbega indahiro. Uwundi nzaba mfite imodoka nitwara, mbega indahiro we. Hanyuma nindangiza uwundi minerivare za kaminuza zaba zabonetse, mbega indahiro. Uwundi ukicara uti nzaba mbitse ngaha kuri kote, dore indahiro. Hanyuma mu myaka ingahe numara kuyabakiza uzahita ugurisha itorero. Umva abantu dufite. Mwarivuguruje ku ndahiro mwarahiye. Ibyo mwarahiye rero bigiye kubahemuza, ibyo mwabarahiye bizabakoraho. Nimba hari ikintu Imana itazemera, ntabwo izemera kubaho widegembye uri dezata kandi yaragutanzeho byinshi. Ese igihe wayibwiraga ngo nikurinde ntiyazanye ngo bikakurinda. Wowe hari na daso nimwe irari wawe ugira gucungira umutekano. Hari nimbwe ihamokera ngo abajura bagende. Iyo ugenda mu muhanda hari bodyguard ugira wowe. Ntugenda ukagerayo amahoro uko wagiye si kutaha.
gereza sura muryango wa gereza ntiwari kuwukwirwamo? Si Imana yakinze amarembo ntubizi? Kuba uri kurira ikigara abandi bashonje si ibintu Imana yagutanzeho bikomeye? Imana yakurindiye ubugingo, ikurindira ubuhamya, ikurindira ubuzima. None urashaka kwigira desata n'ibintu Imana yagutanzeho ntizemera, ntago izabyemera. Yagutanzeho byinshi. Kwiyandikisha se bivuze iki? Iyo umuntu yiyandikishije mu gisirikare ahita barurwa mu gisirikare kandi ntashobora gusubira mu gisivile. Niyo umuntu bamusezereye aba ari demobe nyine. Indahiro ibyo mwarahiye ngo muzabwiriza mu kuri no mu mwuka, none muri kubwira abantu ko gushaka kabiri byemewe. Kandi kera mukirahira, rega kera mukirahiza abantu, kera mukirahira ntago iyo ndahiro mwajyaga muyikoresha. Mwajyaga mubabwira ko ari umugore umwe n'umugabo umwe, none mwataye indahiro mwarahiye. Kandi ibyo mwataye kurahira muri kubirahiza abandi. Indahiro mwarazitaye, abantu mwataye indahiro. Mwarahiye kutazahemukira Imana, none muri kuyihemukira. Mwarahiye ko muzayizanira abantu, none muri kuyikuraho nabo yari ifite. Mwahemuje indahiro zanyu zirabahemuje. Ariko ngo naho icyo warahira cyakugirira nabi ntuzivuguruze. Mureke mbabwire, nigeze mbona filme ya gisirikare, kubera abasirikare bari iwanjye bashaka kuba abasirikare, ubwo nizo tukunda kureba iyo nabonye umwanya. Ariko iyo nzirebye ndiga, ayiwe narebye ukuntu umusirikare bamufatira ku rugamba, mbona ukuntu bamukubita ngo amene amabanga y'igihugu, akajya ataka ariko akihangana, akajya ataka ariko akihangana. Hari nabo bagenda bakorera ubugome kugira ngo bamene amabanga, akarinda anogoka agapfa, agafata ativuguruje ku ndahiro yo kuzahemukira igihugu. Bakamukura mu ijisho, ntiwatubwira aho bene wanyu bari, agaceceka. Bakongera bagakuramo ibindi, hanyuma tubwire bazanyura he baje kudutera? Bene wanyu bandi bari bakarikuramo irya kabiri, ariko agaceceka. Ariko wowe inzara irakurya gatoya ugahita ugambanira igihugu cy'ijuru. Yesu we! Indahiro kandi bakabimukorera. Ntavuga ati reka mene ibanga sanga abana banjye, reka mene ibanga sanga umugore wanjye nkunda, reka mene ibanga inzu nubatse nyibemo. Akaryama ku ndahiro hafi no gupfa bakamushyingura akiryamye ku ndahiro. Ariko basivile, ndavuga basivile, umusivile utindahiro yagiranye na Kristo kubera akabizu kagukure ku ndahiro. Gukora ku mabere y'abakobwa bigukure ku ndahiro, gukabakaba abagore bigukure ku ndahiro. Amabuno y'abagore agenda bazunguza hano mu muhanda agukure ku ndahiro. Amaguru ngo yabo meza guvane ku ndahiro. Ishinya ngo y'umukari gukure ku ndahiro, ngo bareba neza bigukure ku ndahiro. Ugira ngo ni n'ibintu uzabamo kugeza upfuye. Amafaranga gukure ku ndahiro, amafaranga asarinda gukura ku ndahiro. Uwayaguhaye yigeze aguha ayo uzarya kugeza bagushyinguye. Si ubufaranga urya ejo bugashira warangiza ukajya gushaka ubundi. Nibura ngo uve ku ndahiro, nibura ubitse amafaranga uzarya kugeza Imana igukuye inaha. Ubundi se naho bavuga ngo nayo urya kugeza upfuye, igihe uzapfira urakizi ko wayafata mu gitondo nimugoroba ukarangira. Koko kwambara imyenda bigukure ku ndahiro, icyubahiro kigukure ku ndahiro. Hari uwakubwiye ko abanyacyubahiro se badapfa ngo babashyingure? Uve ku ndahiro warahiriye Kristo, ngo bakugize pasiteri bigukure ku ndahiro, ngo bazakugira umushumba bigukure ku ndahiro, ngo uzaba bishop ngo bigukure ku ndahiro, ngo urusengero rwanyu ni rwiza. Ese urusengero rwiza rutakinzwe n'uruhe? Hari nayo yayo. Ngo twebwe urusengero rwacu ni rwiza, ngo rufite amamiliyoni angahe, ngo n'abakirisitu. Urusengero rwiza muri iki gihe n'urutarakinzwe. Ubwo mvuze urwaha ngaha. Biriya mwirata ni ibiki? Si ibyondo, si amabuye bagerekeranya. Si bimwe Yesu yavuze ngo bizarangira habe hatasigaye n'ibuye rigeretse ku rindi. Indahiro ese undi murapfira iki? Nibura se yaguhaye akabizu rimwe
ejo mu gitondo ntongera ukagashaka. Ikintu kiguteranya n'Imana uzashaka buri munsi. Uracumuzwa n'iyi nda se, hari ubwo Imana izayikomoraho harinda hakajya ikindi. Iyo nda uzayigumana ntabwo ikwiye kukwicisha indahiro. Abakobwa bakugusha se hari igihe utazabakenera. Nibura se wasambanye ijoro rimwe uzamara imyaka 5 haze ntuzongera kubikenera. Indahiro mwarahiye, murahira kwitwa abakozi b'Imana, murarahira ngo ntimuzayihemukira, murahirana n'Imana, muragenda murarahira ngo wemeye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, uramwakira urabirahirira, uvuga ko uzamukorera, ariko indahiro, icyubahiro kikwambura indahiro. Umusirikare wibuka yuko azapfira ku rugamba, yakibuka yuko yarahiye agafata imbunda akajya agira morale, akavuga ngo naho napfa ariko nkapfa ibendera ry'igihugu cyanjye rizamutse. Indahiro. Indahiro se ntimwazishe? Mwarazishe indahiro zigiye kubakoza isoni. Utinyuka umuntu nkawe urahire ngo ntago uzashaka undi mugore wa kabiri, ejo bundi ubivemo, hanyuma ufate na Bibiliya uzana ingingo zo muri Bibiliya uvuge ngo muzatandukanwa n'urupfu, indahiro zirabahemuje. None washatse undi mugabo, washatse undi mugore, n'abandi muri mu nzira ngo muzashaka abagabo 2 n'abagore 2. Izo ndahiro mwarahiye zikaba koko mwafashe umwanzuro mukaba basirikare ba Kristo. Umusirikare yavuze ngo nzapfira igihugu niko abigenza, kandi buryo yavuze ati nzapfira igihugu no kukimugarira biremera. Se nimwabonye abagiye bafite amaguru 2 bakagaruka bafite kumwe. Ntago iyo twijihije umunsi mukuru w'ingabo, ntago bari abantu bamugariye ku rugamba baza, ntago mwababonye bari mu tugare, ntago mwababonye. Baracyafite ifiyeri, reka nkubwire, bafite amafiyeri yuko batamugariye mu kabari, ntago bigeze bamugarira mu kugambanira igihugu, bamugariye ku rugamba kugira ngo mutabarwe. Ni nayo mpamvu mugenda mwidunda ahantu hose, nuko amaguru yabo yacitse, amaso yabo akavamo. Barabyirata n'igihugu kirabazi, nibura bamugaye barwanya. Ubundi mwebwe mu mugaye mwarwaniriye. Ubonye n'umuntu wabona intambara zo mu murimo, nibura ari n'Imana ikavuga iti ibyamucanze ari mu murimo, we ko wawutaye Imana izagutabarira he? Indahiro. Bararahiye baramugara, bagira ubumuga. Bararahiye ari abagabo beza, kubera indahiro baremera bacika amaguru, baragenzaga barabana mujye mubaha agaciro, kandi mujye mubagirira neza, bazasaze neza bo n'abana babo n'ababakomokaho, bazasaze neza, bazasaze barya, bazasaze banywa, ntibakagira icyo bakena, ntibakagira icyo biganyira. Ni nako Uwiteka Imana ya Isiraheli ijya ibigenzereza abantu bayo. Barwanye bagahurira n'ibyago mu murimo, bagahurira n'ibyago ku rugamba. Imana ijya ibaha umusada, ijya ibashyigikira, ntago ijya ibatererana. N'ubuvivi n'ubuvivura Imana izabakurikirana. Nambe n'uwamugariye ku rugamba, hanyuma we ko wataye umurimo n'ubundi ukabukirwaye, ukabumeze nabi, iza gutabara izagusanga he? Narindi kuvuga ku cyitwa indahiro, ukuntu abakozi b'Imana mwataye indahiro. Mwataye indahiro, ibyo mwarahiye ntago mukibirimo. Ariko aka kanya ndakwinginga, ndaguhendahenda ngo ngera wibuke indahiro. Yibukire mu kabara ahuri, wibuke indahiro ahuri ku mugabo wa kabiri, wibuke indahiro ahuri ku mugore wa kabiri, wibuke indahiro aho wirirwa utereta abakobwa b'abandi, wibuke indahiro aho wirirwa uteka imitwe, wibuke indahiro wagize. Kandi ndakwinginze kubw'indahiro wanyuzemo, kubw'indahiro wishe, kubw'indahiro watesheje agaciro ukarenga indahiro, nje kukubwira ngo umusirikare warenze indahiro akaba dezata, iyo bamufasha hambere ni mu buroko, Imana nayo ifite aho ibafungira. Tugiye gusenga, tugiye gusenga Imana. Ntago wari wararahiye kutazishingira? Muri iyi korona mwagiye muri bangahe? Ntiwishinguye?
ntumwavuze ko mutazahemuka. Oya, buri wese afite aho yarahiriye n'icyo yarahiye, ariko tugiye gusubira ku ndahiro. Uko watangiye niko umeze. Ntiwerekaga abantu inzira y'ukuri, none uburi kubacurika ngo nibaza banatwite muzabasezeranye. Mwarababwiye ngo nibarinde ubwari bwabo, murabarimbwira ngo barinde ubusugi bwabo, Imana izabubakira ingo, none ngo nibatwite mbaze babasezeranye. Ubwo si yo nyigisho niyo bigishaga kera. Sindahiro murimo kuvaho. Haracyari ibyiringiro naho igiti cyatemwa cyakongera gushibuka. Umwanzuro no gutekereza, buri wese akitekerezaho, tukibuka indahiro. Nubwo waseze ukavuga ko utazongera kubwiriza ngo nta nyungu irimo, kajya gucuruza, ariko burya wari warahiye. Mwirirwa mwigamba ngo nararirimbaga, burya naririmbaga muri iriya korari, uzi yuko nari perezida, nari umujyanama muri yo, burya nari umwadeperi, uzi ko mbega we ubwo se ububyirata. Uzi ko umeze nk'abademobe. Abademobe ndabakunda, burya ni nk'abatayeri, ariko ngewe mbona ari umuntu wese n'ikintu yakoze. Umutayeri yari kugenda areba uwambaye akariba yati mbega kamoderi. Umuntu wabaye umusirikare yari kugenda hari agasozi areba tuwahashyira amashini gani we, hari kuharwanira n'isawa. Hanyuma nawe uri kutubwira ukuntu wari ukijijwe, uratubwira ahantu wakoreraga umurimo, wararahiye, hanyuma urivuguruza, ukirirwa unabyirata. Waba uri mu kabari ngo birase sinabibagamo, hanyuma se ko bibagamo ibyo urimo nibyo byiza. Haracyari ibyiringiro, mureke dusenge. Iyi yari episode ya 2 tuvuga ku ndahiro y'umusirikare, ukuntu atajya ahemukira igihugu, ariko twasanze dufite abasivile bene wacu benshi bamaze gutatira indahiro. Tugiye gusenga Mana ya Isaka na Yakobo, Imana ifite ubutware ndetse n'ubushobozi bwinshi. Tugushimiye ubu butumwa uhaye abantu bawe, uri kutwingingira kuba abasirikare ba Kristo. Hanyuma ndasengera umuntu wese wumva ubu butumwa kugira ngo umushyigikire kandi umuramburire ikiganza. Tugushimiye ko abanye natwe kandi ko wadushyigikiye. Ndasenze kugira ngo umuntu wese wumva ubu butumwa hirimbanire kuba umusirikare wa Kristo. Ndagushimye ko wadushoboje, cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu.